39 turamuganiraho ariko Zlatan Ibrahimovic yamugarutseho muri ubu buryo. He became an animal and nobody could catch him. Yabaye nk'inyamaswa nta muntu n'umwe amufata akomeza agenda akagenda n'umwe nabonye n'ubu nkaba ndimo kumubona kandi tuzakomeza no kumubona. Wareba amarangamutima afite n'uburyo ameze kwibutse n'ubundi yamaze gutwara iki gikombe cy'isi, yamaze gutwara ibikombe byinshi, niwe ufite Ballon d'Or nyinshi, afite ibihembo byiza by'umukinnyi mwiza wa FIFA, yatwaye byose. ubu navuga ngo ni mu meseve ye, ameze nk'uwageze kuri byose ariko aracyashaka n'ibindi. Ntabwo bibaho ni murebe. Looks perfect, but he still wants it. He still wants it, and that's impressive. Look at them. uwo bamwita Zlatan Ibrahimovic aganira kuri Lionel Messi. Messi yavuzweho byinshi, ni nabyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro, ariko mbere na mbere nepo duwe statistique ubundi manuremo Rigane. Mbere ko Rigane yinjira reka tugaruke ku byo Messi abantu bamumenyaho. Yatsindaga igitego cya 21, ni wowe all time top scorer mu gikombe cy'isi. Yanaciyaga igokari kamaze iminsi k'umukinnyi ufite ama-assist menshi cyangwa se imipira avuyemo ibitego. Yagize assist ya 9, yaciye kuri Diego Armando Maradona wari ufite 8 banganya. Rero Messi nawe yamaze kwisangiza ku gahigo. Ikindi Messi wamenya abaye umukinnyi wa mbere cyangwa se ubwo ni ku mugoroba yabaye umukinnyi wa mbere utsinze igitego muri match 3 zikurikirana za knockout stage. Match 3 zikurikiranya za knockout stage atsinda igitego. Ikindi wamenya Messi yayuzuzaga match ya 9 byibuze buri match atsinda igitego nazo zikurikiranya. Abantu ngira ngo icyo nacyo bakimenya kuko bushize yavugaga match 8 yagize 9 kuko renda reka tugende tubyibutsa abantu. Messi yatsinze igitego kuri match bakinnye n'ikipe y'igihugu ya Misiri. Messi yatsinze igitego kimwe bakina na Cape Verde. Messi yatsinze igitego bakina na Jordan, 2 bakina n'ikipe y'igihugu ya Autriche, 3 bakina na Algeria, 2 bakina n'Abafaransa, igitego kimwe bakina na Croatia, igitego kimwe bakina n'Abahorandi, igitego kimwe bakina n'ikipe y'igihugu ya Australia. Duhaye ibikombe championa tugasanga Peace Cup warayitwaye, tugasanga tuzasohoka muri Champions League, nta kizabuza ko tuguha amasezerano. Vuga ngo Ataleb yateruye ibikombe 3 abitereka mu kabati ka APR Football Club. Nayo rero yagombaga kubahiriza ibikubiye mu mvugano abagabo bumvikane neho bagomba guhurira. So Taleb amasezerano yari obvious kuko evaluation yarakoze. APR ya kwishimira ibikombe yatwaye kuri kuri officers mess, natwe baradutumye abanyamakuru twari duhari. Uwo mugoroba nibwo Taleb yabaje abayobozi ba APR ati muzubahiriza ibyo twavuganye muri uwo mugoroba w'ibyishimo. Bati ko ibikombe mwasabaga nabitanze, nge mu rugo niteguye kugaruka gukora akazi cyangwa ntari ibindi biganiro tuzagirana. Barambwira ati genda wiruhukire umenye ko tutajya duhindukira ku ijambo twavuganye. Uwo mugoroba yagiye mu biruhuko azi ko n'ubundi agomba kuza akongera amasezerano. So ngira ngo twarabivuze mbere ko azongera amasezerano ku munsi w'ejo kwa officializa ko yongera agasinya aya masezerano ye yuzuza imyaka 2 n'ubundi y'imvugano bari bagiranye. Nuko APR yabitwaye n'uwo ngo ni Taleb. Ariko aragenda aranyunyuka kubera iyo myitozo no kugabanya amafati yaryaga avamo umukino. Ubwo rero Saibari agomba gukina mu ikipe ya Bayern. Mbere y'uyu mukino hari inkuru zanditswe kuri iyi match cyane cyane ku ikipe y'igihugu y'Abafaransa Ruvuyanga. Abantu bakwiriye kumenya ni uburyo amakipe iyi kipe y'igihugu y'Ubufaransa surtout igiye gukina ariko igomba no kwigengesera kubera abakinnyi bayo b'ingingizamama bafite amakarita y'umuhondo. Umwango ikipe y'Ubufaransa kugeza ubu ifite umusore bita Michael Kone. Munabizi uwo bita Aurélien Tchouameni yagize ikibazo by'imvune. Manukone niwe waje gusimbura Aurélien Tchouameni, atanga balance muri mediane equipe y'igihugu y'Abafaransa. Kone abasha nyine gusigara mu cyuho neza cya Tchouameni, ariko yabonye ikarita y'umuhondo ku munota 81 urumva. Bituma ikipe murejo muri round of 16 bituma asigaranye nyine indi karita imwe. Aramutse abonye ikarita y'umuhondo ntabwo demi finale yakina mu gihe wenda mu Faransa bwakomeza. Undi mukinnyi ni Bradley Barcola.
Bradley Barcola ni umwe mu nkingi za mwamba cyane cyane muri ataka y'ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Bradley Barcola nawe uzwiho gufasha ikipe y'Ubufaransa kwataka, agatanga iyo pesi umuvuduko we wihuta, agafasha abagenzi be gukina neza, barimo birumvikana Kylian Mbappé ndetse na Michael Olise. Nawe afite ikarita y'umuhondo, bivuga ngo agomba gukina iyi match nabwo yigengesera. Bavuga ngo bishobora kuza gutuma umutoza atekereza uburyo yabanzamo Desire Doué cyangwa akabanzamo Ryan Cherki kugira ngo amurinde ko yabona indi karita y'umuhondo yatuma adakina demi-finale, kandi demi-finale yaba ari umukino ukomeye cyane. Indi karita rero ikomeye ku Bafaransa barimo no gutinya cyane, barinze no kwandikira FIFA basaba ko iyo karita yakurwaho. Babonye bibaye kuri Balogun, baravuga bati kubera iki se twebwe natwe mutadutekereza. Abafaransa barandika bavuga ati ikarita ya Michael Olise mu kugendera kuri ya ngingo ya 26 mwakoresheje nawe muyiholdinge, muyishyire byibuza ku mwaka usubitse. Michael Olise yabonye ikarita y'umuhondo kuri match ya Paraguay. Uyu nundi mukinnyi nawe ugomba gukina n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, the most influential person ubu ngubu mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, uyifatiye runini, amaze gutanga assist nyinshi eshanu. Ni umwe mu bakinnyi nabo bagomba gukina, amaze gutanga assist nyinshi muri Igikombe cyane top assist. Iki gikombe rero kugira ngo bikunde abashe gutanga abashe gutuma Ubufaransa bukina neza uyu munsi, ni ukwera gukina iki gitutu cy'ikarita y'umuhondo kitamuriho. Ajuwa n'ibintu byinshi muri mind yiwe byo kuvuga ngo reka ningengesere, hari amadiwera, hari urya ashobora kuza gufasha ikipe cyane ugereranyije nuko byagenze mu yindi mikino yatambutse kubera iyi karita y'umuhondo. Ndetse na equipe de France yamaze kubitangaza ati malgré FIFA unfortunately yanze gukuraho iyi karita ya Michael Olise. Ariko ibintu byo kurega ngo abantu bakoreho amakarita nge simbyemera. Ubundi buriya ibintu byavuye mu mukino iminota 90 yarangiye, kuri abasifu iminota 90 irangiye, ntabwo ariko amakipe mwayarenganye cyangwa ahubwo ni n'umwera ubaturutse bukuru bakwiriye hose. Ikibazo cya FIFA yavanye ikarita ya Florent Balogun nyuma y'uko Trump abisabye, ariko ubundi ihame ry'umupira w'amaguru y'iminota 90 irangiye yabirangiye. Ibindi ni ukuza kureba wenda ko hari icyakosoka, ariko ubundi akenshi biba ari ibyo. Urabona nk'ibi ngibi kafu yakoze byo kuvuga ngo Maroc ngo igikombe yagitwara n'ibindi bibaho. Ikarita y'umutuku niba yatanzwe ushobora kujya kureba wenda niba nabwo, kandi abari raporo umusifuzi atanga noneho muri FIFA cyangwa se mu yandi mafederation bakicara bakareba niba koko bashaka kuyikuraho. Ariko ibi ngibi akenshi ubwo nabonye ngira ngo aho kugira ngo bayikureho bakugabanyiriza ibihano cyangwa bakugabanyiriza ibihano, bashobora ibihano bati wenda niba bari bamuhaye imikino itasiba reka siba umwe, ariko kuyanira ukayikuraho gutya noneho n'ikipe yabyisabiye cyangwa abandi babisabye, nageza ko atari ikintu kiryoshya mu by'ukuri competition. Si yo case ubona ya Misiri yateje abantu bose bakayikoraho comment, nta kintu na kimwe wabihindura. Wabonye statement ya François Letexi umusifuzi nabonye yasibye imbuga nkoranyambaga zose, yahagaritse comment rwose ati ibyo nasifuye n'ubundi ntabwo nigeze mbera, ati kandi nzakomeza gutyo, nzakomeza kuba umuntu w'inyangamugayo urangwa no kutabera. ariko namuzivuze nawe aramenye ntazajye mu Misiri, ntabwo byari ngombwa. Nawe umuntu ikorangagiye kuri za piramide mu Misiri ntabwo yahingukayo, piramide ntayazigera byarangiye. byari ngombwa ko afata umwanya ngo ajye kuvuga ku byo yasifuye. Urumva abantu bari bamumereye nabi bose bamurasaho. Urumva umutoza yabanje kuvuga ko umusifuzi yakoze ibishoboka byose kugira ngo Messi ajye muri 1/4. Haba haje Mohamed Salah kapiteni w'ikipe y'igihugu, aravuga ati rwose uyu musifuzi ntabwo ngiye gukerensa ubushobozi bwe, ariko ibyo yasifuye mu mukino biragaragara ko rwose yabugamye cyane. N'izindi comment n'abanyamupira bose bamuvuga, n'abandi bantu bakomeye ku isi baravuga ati nanjye ibyo nasifuye byari biriye byari umuntu w'inyangamugayo, ntawe nabereye byari, ntabwo ndi umunyargentine ngo ndayibira, ndi umufaransa. Ubushize badutwaye igikombe cy'isi ntacyo dupfana nabo, ariko nasifuye ibintu nemeranya n'umutima wanjye kandi n'ubushobozi bwanjye niko bwambwiraga. Ubwo rero ibi ngibi umukino urangira abantu bagatangira kuregarega, ntabwo ari ikintu ubona ko kiryoshya. Iyi match ni match mu by'ukuri ikomeye kubera yuko ntabwo ari kera
Robert baherutse guhura kuko n'ejo bundi bahurira muri Qatar mu gikombe cy'isi giherutse icyo gihe Maroc nabwo bahuriye gusa bahuriye muri kimwe cya kabiri niba mbyibuka bahuriye muri kimwe cya kabiri abafaransa barabasezerera batsinze bibiri ntabwo ndeba abakiri bari babanjemo icyo gihe byaba impamvu ko Maroc iza ifite umujinya wo kwihorera ishaka gukora revenge ngira ngo uretse na revenge Maroc irifuza byibura no kureba ko yasubira muri kimwe cya kabiri kirangiza kuko ikageraho back to back nko bivuga kabiri kikurikiranya ubundi ikanagira ku mukino wa nyuma kuko bakurikije ikipe bafite babona ari generation ifite ubwo bushobozi baravuga bati rero niba ubushize twe twahagize muri Qatar kuki ubu ngubu tutakongera kuhajya tukanaharenga hanyuma rero ubwo birumvikana ko bari buze bashaka kuvuga bati bari badutsinze ubushize ntabwo twemera uburyo badutsinze kuko iyo urebye uburyo babatsinzemo wavuga ngo Maroc yakinye neza icyo gihe kuko urebye kuri possession bari hejuru urebye ku mupira bateye mu izamu bari hejuru gusa nyine chances ziza kugera ku kipe y'u Faransa ijya ku mukino wa nyuma n'ubu rero ntabwo bitandukanye nuko icyo gihe bahuye bameze nuko bagiye guhura ubu ngubu kuko n'amakipe yombi ameze neza navuze ndeba abafaransa bamaze gutsinda ibitego 14 mu gihe ikipe y'igihugu ya Maroc imaze gutsinda ibitego 10 muri iyi mikino bamaze gukina bavuga abafaransa batsinze 3-1 Senegal batsinda ibitego 3-0 Iraq batsinda kandi Norvège 4-1 bageze kuri Suède batsinda 3-0 hanyuma Paraguay batsinda igitego 1-0 bivuze ko ibitego 14 ubwo birumvikana ko bamaze kwinjizwa ibitego bibiri byonyine urumva ko bafite n'ubwugarizi bwiza Mike Menya akomeje kwitwara neza amaze kuvana ama penalty hanyuma Maroc nayo yari yitwaye neza banganya 1-1 na Brazil batsinda Ecosse igitego 1-0 hanyuma kandi umukino wa gatatu w'itsinda batsinda ikipe y'igihugu ya Haiti ibitego 4-2 bageze muri kimwe cya 16 banganya n'Ubuholandi 1-1 babusezera kuri penalty hanyuma kandi banyagira Canada muri kimwe cy'umunani ibitego 3-0 urabona ko nabo bagize bilanze cyane muri iki gikombe cy'isi nuko rero bagiye guhura bahagaze hanyuma kandi ku mibare witwa Michael Olise afite assist 5 amaze gutanga ubwo n'imipira yavuyemo ibitego ariko umukurikiye ni Brahim Diaz wa Maroc nawe ufite assist 4 ari naho wavuga ikipe y'igihugu ya Maroc kwizigira gushingira cyane mu mikinire yayo nubwo Diaz bari gukina rimwe na rimwe ku ruhande rw'iburyo na yamosoye ariko ubona ko akenshi abari kwitwara nk'umu playmaker araza agasabira baro inyuma ya rutayizamu ubwo yari rutayizamu Sayibari uyu munsi araza kuba ari Rahimi kugira ngo baraza kwakira ntayirukangane muri za mpande ze ahubwo aze guhita zitanga muri box ya adversaire batsinda igitego urabona ko rero Brahim Diaz ari umusore ubafashe cyane umusore w'ikipe ya Real Madrid nawe uza kuba ahari amaze gutanga imipira 4 yavuyemo ibitego hanyuma kandi urebye ku buryo bw'imikinire bwa bw'uyu mutoza Ouarbi nekereza ko agifata ekipe baravuga bati ntabwo tumwizeye kuko ntabwo yamaze igihe kinini afite ikipe ntabwo bavuga ko yize umwanya kuyitegura ariko ubona ko yasomye neza uburyo bwo kubakinisha yatumye mu by'ukuri twongera kubona ubushobozi bwa Unahi urabizi ko Unahi ntabwo uragize igikombe cya Afrika cyiza banatsindwa kuri final ariko icyo gihe ntabwo bavuga ko Unahi yagize igikombe cya Afrika cyiza twamwirukaga muri Qatar mu gikombe cy'isi agarutse mu gikombe cya Afrika tubona ntabwo ahagaze neza ariko yongeye kuba Unahi mu by'ukuri uhagaze neza kuko kuri Canada atsinze ibitego 2 kubera uburyo bw'imikinishirize bari kumukinisha neza inyuma ya rutayizamu ariko anafatanya na Brahim Diaz nko nabivugaga uburyo rero bakina urabona ko bashingira cyane guherekanya umupira possession kuko ntabwo ari ikipe ubona ko kwakora umuzamu hani 2 agahita akora dégagement no ahubwo barahera inyuma bubaka bagira hagati babanze bakoremo amapase nk'atatu kugira ngo baze gusora umupira umeze neza baze kureba uburyo batsinda ibitego kuko nibyo byatumye kugeza ubu nta match barasoza badatsinze igitego mwizamu y'ikipe bari gukina ntekereza ko rero biza kugora ikipe y'igihugu Faransa nubwo ari habwa amahirwe ariko ni match za kuyivuna cyane mu mutwe nyuma rero kwizigira nyuma ya Misiri yagiye nyine yivugisha abantu benshi amagambo bakavuga bati yaribwe haje indi nkuru noneho nayo navuga yuko ituma nyine abanyafurika ahubwo wajya kukritika uburyo bw'imikinire intsinzi n'ibitaragenze neza byagombaga kujyana n'ibyo yari yaremerewe ntaho ubuyobozi bwa APR bwari kunyura imvugano bagiranye kandi bwarabimwijeje bumubwira ngo nuduha ibikombe tuzaguha amasezerano ibikombe yarabibahaye amasezerano ni obvious ubwo rero uwitwa Jangwana Kenyere akomeze abe tayari kuzajya asobanura ni inshuti ye cyane akeneye kuzajya asobanura nibyo umutoza atwaye ibikombe buriya hari igihe n'abayobozi bakubaza batese umutoza atwaye ibikombe niba ari byo twemeranye ku meza agatwara iyo shampiyona agatwara igikombe cy'amahoro waherayo umwima amasezerano ariko nekereza ko ku giti cyanjye niko nabitekerezaga kuba batari bugongwe wenda no
umwanzuro ariko nawe akeneye kuganirizwa kuri details zimwe na zimwe. Rugaju hari ikintu akomojeho Nepo avuze ati uriya mwaka byari bigoye kuko yaje asanga hari n'abakinnyi baguzwe nawe yinjira muri uwo mujyo ariko uyu mwaka yongejwe yabonye aho yari akeneye kongera imbaraga abo bakinnyi bamwe muri bo barahari ntekereza ko yanagize uruhare rwo mu bakinnyi baje wenda ashobora kuba ataravuze ati kanaka ariko agapointa imyanya akeneye ko bongeraho imbaraga. Ese noneho yaba ari wo mwaka tugiye kubonaho umutoza Taleb agiye gutoza ikipe ya APR bimwe bigaragarira amaso kuko nawe uri umwe mu bantu bavugaga bati Taleb barabona intsinzi ariko mu buryo butakonvenka atari ya APR nyine itsinda abantu badatashye abafana bayo imitima itahagaze. Abayobozi ba APR bakubwira yuko nkuko kwizigira bikomojeho umuntu watwaye ibikombe bitatu tutabona igisobanuro cyo kumwirukana ariko bakanagaruka ku ngingo ijya kumvikana ivuga ngo nubwo tutakinaga neza ese gora duhindagura abatoza buri mwaka nicyo gisubizo kizatuma dukina neza. Ese kuki umutoza ibyo yakoze byo gutwara ibikombe ariko atari performance nziza none tutamuha undi mwaka wo kuvuga ngo none unoza n'ikijyanye n'imikinire. Nge nageze kure mbabaza niba n'amatsinda ataba wenda ikintu bamuhaye nk'inshingano baravuga bati erega turi abantu ukuri urakubona. Amahirwe baravuga ati uramutse utomboye Mamelodi ikagukuramo icyo gihe se wabishyira ku mutoza watsinzwe ariko watsinzwe n'ikipe ikurusha harimo kwibwiza ukuri. Rero icyo si ikibazo cy'umutoza gusa n'abakinnyi mubizi ko ba Mamelodi ari beza kurusha abawe kandi iyo competition niyo mwatsindiye iyo mudatwara iyo shampiyona ko ntimwari kujya muri Champions League umwanya rero mwatwaye shampiyona kuko ari intego mwari mwamuhaye ntimwamuhora tombora kuko si uyikora mu gihe tomboye ikipe imurusha ingufu bakavuga ati ko hari amakipe tuvuge watomboye nka Simba watomboye Power Dynamos watomboye no makipe iyo muri ino Afrika twegeranye bishoboka ko ushobora kuba wakina nayo kuri investment twakoze yakabaye nawe ashyira make ubwo buhanga bw'umutoza bukagaragara tukerimina bene izo kipe mu gihe twagera amahirwe yo guhura nazo muri round ya kabiri yatuma tujya muri aya matsinda ya Champions League. Bakavuga bati rero ni intego ariko nyine zisuzumwa hakurikijwe abo twakinnye nuko twavuyemo ntabwo ari uko ngo itegeko uko ryanditse ngo nudakora iki ngo uzahita ngo wirukanwe. Baranakubwira bati ibyo muri Afrika impamvu ubona tudafite wenda pressure cyane nuko tuzi ko n'abandi babigezeho byabasabye kubyubaka igihe. Ati rero iri shoramari mubona dukora buri mwaka mutunenga twaguze flop twagize dute turacyarwana no kongera amafaranga kugira ngo twongere qualité turacyanarwana no gushaka nyine iyo solution mu buryo bw'abatoza n'abakinnyi ku buryo tuzageraho tukabifatisha ariko ntitwabifatisha tutabyitabira. Niyo mpamvu ibyo mu rugo ari itegeko kubitwara stili. Rero birasa naho intego zabo zitarahinduka no kuvuga ngo tware ibyo mu Rwanda byose nugira n'uburyo ushobora kugira ibyo ukora muri Afrika byaba inyongera nziza cyane twakwishimira ariko kandi uramutse uvuyemo ku mpamvu zigaragara z'ikipe wenda iturusha ingufu nka kuri ya piramide baba babyemera kibarusha turi abantu nyine twabyumva bibaho nta gitangaza kirimo. Nge nkayibonamo uburyo rero bwo kuvuga ngo nuko bafana ba APR intego ziracyari kuba beza mu rugo mu buryo budasubirwaho bagatwara byose hanyuma ku Rwanda nyafurika ni ikipe icyemera yuko kiri kuri chantier kirimo kwiyubaka kandi niko kwibwiza ukuri byaba ikibazo wenda uko kwiyubaka kudakozwe neza cyangwa se kudafite projet igihe runaka ariko kubireba abazape rwose baranyuzwe n'uriya mugabo. Ikindi bavuga yuko ari umuntu woroshye gukorana nawe buriya uko waba umutekinisiye kose uko waba umuhanga kose hari uburyo sobuja cyangwa umuntu ugukoresha byanze bikunze. Niyo yaba atari umutekinisiye cyane muri ibyo bintu amakuru abifiteho abitangamo ibitekerezo ibitekerezo atanze uko bisuzumwa wenda bikagororwa technically ariko ntibijye kure y'uwo murongo w'igitekerezo cya boss kiri mu bintu bituma abantu baramba mu kazi cyangwa bakavamo. Nukuvuga ngo uyu mugabo guhera ku bantu baba bari kuri touchline muri APR
n'imyitozo yitabirwa n'abayobozi n'abandi n'ijisho ryabo nabo ku bumenyi bafite uko bwaba bungana kose. Abantu muri APR bakubwira yuko ari umuntu wumvikana nabo cyane. Nk'ubu kimwe mu bintu bamushimira ni umwe mu bantu wumvikana cyane n'abayobozi ba APR ku kintu kijyanye no gukoresha abakinnyi b'Abanyarwanda. Yagiye abaho umwanya pe kugera no kuri aba bamwe bavuyemo baruboneka n'abandi. Hari ikintu tudagomba kwirengagiza mu gihe tuganira APR. Abayobozi ba APR ni abayobozi b'ingabo z'igihugu. Ushobora kubasaba gukoresha abanyamahanga benshi ku mpamvu zo gushaka nyine ibyishimo, tugere mu matsinda n'ibindi. Ariko bo impamvu bashyizeho marine bagashyiraho n'ikipe y'intare n'izindi ntoya bafasha, ubona n'abakinnyi babo bato banyura no mu yandi ma ekipe cyangwa bakanakira mu yandi ma ekipe abo b'intare, bo banumva ko bafitiye igihugu bayobora umwenda wo kuba rero bagomba kudictatinga ishusho y'uko bakeneye Abanyarwanda bakaba bahabwa chance. Baravuga ngo dukwiye kuba babandebereho. Ni ikintu kiri muri bo nk'abayobozi ariko kinahura n'ikipe bayobora. Ni Armée Patriotique Rwanda. Ariko naho mbiyo definition. Armée Patriotique Rwanda. Iryo jambo patriotisme ukunda igihugu. Uri murabibona cyane. So have a contradiction udatanga iyo chance ku banyagihugu, which is true somehow. Abo rero baravuga ngo byatwara igihe wenda tukazagera hahandi abafana bacu bifuza, kuko bo bari gukorera mu gice cy'amarangamutima gusa. Ariko twe turagaruka tukibuka ko hari ikindi dufite n'ibindi dushinzwe gukora kandi bitureba nk'abayobozi antake ingabo, ariko again nk'abantu banazi nyine ikiryo zina APR aricyo. So iyo ugiye no kubireba rero bo banabigeza kure, bakanabikira no muri vision ya CYUMWERU yo kuvuga ngo ariko kuki mudafasha aba bana gukina. Kandi iyo uvuze aba bantu n'abantu bari kuri muri hierarchy miyoborere y'igihugu, n'abantu bahura n'uwo muyobozi w'igihugu umunsi ku wundi, bazi impumeko y'igihugu kuri ibyo ngibyo. Iyo ugarutse rero nko muri politiki ya siporo y'u Rwanda, ni manifesto mukuru w'igihugu ivuga kuri siporo, ugasoma nk'amapaje yayo agaruka ku kijyanye no guhindura siporo akazi. Muri ministeri ya siporo bakubwira ko tugiye gukora abakinnyi benshi n'abatoza benshi, production igomba kwiyongera. Ibyo ni ibintu His Excellence aba yarahigiye Abanyarwanda. Bamwe mu bantu rero navuga ngo bari muri kwa kubikora bishyirwa mu bikorwa umunsi ku munsi, navuga ngo abafatanya bikorwa direct n'amakipe. Dutungurwa n'impamvu uri kumva bavuga ngo mutegetswe kugira abakinnyi batatu batari munsi y'imyaka batarengeje imyaka 21 kuri feuille de match abakinnyi 20. Dutungurwa n'izi politiki ubona twebwe dukora zo kuvuga ngo bagomba gukina abanyamahanga 8 mu gihugu, hakaba harimo Abanyarwanda benshi. Ntukutungurwa no kubona ari kubwira amakipe yose kwizijya ko agomba kugira amajunior. Nutungurwa no kubona bari kubwira ngo amakipe yose agomba kugerageza hakaboneka amakipe y'abakobwa. Uri kwibona ni ibintu bizaba mu mategeko. Nago nabonye Tony Foundation yatsinze Gasogi kuri kimwe bageze final. Why? Iyo rero aba designing umupira wa designing ariko banahuza na politike y'igihugu, iyo politike ministeri ijya kuyikora ishingiye kuri manifesto mukuru w'igihugu. APR rero ibyo irabigarukaho nabyo ikabisuzuma ikavuga ngo ariko umutoza dufite aba bana bacu b'Abanyarwanda bigwa muri wa murongo naringiyemo kuremereye ku byo nyine ubwo nari mfasha CYC ni president w'igihugu mbikuriye wenda kuko ari abasirikare ubwo ni chain of command mu gisirikare no nari mbirebeye. Ese turi kubahiriza ibyo yifuza muri politike ya siporo y'igihugu? Noneho bakavuga ngo we are not technicians, wowe niwe mutekinisi, bigorore mu buryo icyo kintu gikorwa. Tukubwiye ngo kanaka kine kanaka yicara, ariko in other words humwanya abana bacu Abanyarwanda. Ngo kujya kubona ukabona abantu baravuze ngo APR isha abana b'Abanyarwanda, no, izana fidari kugira ngo imoye chance. Bari abantu bavuga ngo yakabaye iramureka gute? Iramuzana ngo gerageza nkuko twazanye ruboneka avuye muri Muhanga, fight for your place. Mutazavuga ngo tugura abanyamahanga tukanga kubaha umwanya. Izana rene kavuga ngo fight for your place. Nuba mwiza urusha umunyamahanga warukine.
ntibivuga ngo nakurusha uzajya mu kibuga baregeni nibabe bahari sibyo. Ikindi harimo nyine n'ibi bya ekosisiteme y'itembera ry'amafaranga baranabyumva bakavuga ati no n'aba bana yoke n'ako kazu afata iyo kredi muri CSS n'iki so harimo ibintu byinshi bituma APR suko APR itakwicara ngo ivuge ngo tugiye gukora projet ya biliyoni 10 cyangwa miliyari 10 z'amanyarwanda. Iyo projet turaguramo abakinnyi b'abanyamahanga 11 beza bakomeye, turahita tubarinya, turazana umutoza dembi 70,000 by'amadolari, kandi ibyo bintu bagenda bakidefanda kwa CYUMWERU kandi babibemerera. Hanyuma tugende dukine umupira, tugende tugere kure. Ariko again mbere yo gusaba nawe uranza gusuzuma ese ibyo njya kumusaba birahura ubundi n'ibiri muri politike y'igihugu na siporo y'ibyo dushaka gukora. Byaba ari contradiction uvuga ngo tuzakreye akazi mu banyarwanda, tuzabatoza abakinnyi ikite, none se bakine kandi ari mwe muri kuri elite level, none uraba producing abaje interest barajya muri APR. Harimo rero kwitonda ku bafana ba APR. Njye uko mbibona modo ihari ni ukuvuga ngo tugire abanyarwanda beza, ariko tugiremo n'abanyamahanga beza, tugire kwihangana igihe bizakunda ariko balance itataka. Kandi niyo usubiye mbere barabikubwira ngo nubwo mutujije njyaro one challenge n'abati usubize na ya APR ujye ukunda kuvuga ibirikane, usubize amaso inyuma. Arambwira ati yego uravuga ngo harimo Didi w'umurundi, harimo Ndanda w'umurundi, harimo wenda Ntaganda nawe tumubare nk'umukongomani kuko n'ubundi hari umukongomani da wenda bamuhindurira amazina ariko hari umukongomani. Bakavuga bati wenda harimo uwo Makoyi urabivuga w'umunyamahanga, ariko bakanakubwira ati meno kandi dufite Jimmy Gatete w'umunyarwanda, Karekezi w'umunyarwanda, Jimmy Mulisa w'umunyarwanda, twari dufitemo n'ama elema abakinnyi bacu b'abanyarwanda. Bakakubwira bati rero twe twizera ko n'abanyarwanda babishobora. Batovurera igituma umutoza bamukipinga nuko yumva icyo kintu, aracyumva aravuga ati nibyo muvuga nanjye ndemeranya nawe. Rero urumva abayobozi ba APR bose bakubwira ngo medirija nawe chance abakinnyi banyu, dore abakinnyi banyu ndi kubakoresha kumenya mu batarebu buri gihe bivuga ngo murakritika ngo nakizamo abakinnyi ngo muravuga ngo nshyiramo Suwane ngo ariko ndi kwa chance ndi kubakorera Yunus umukinnyi wanyu. Ntutekereze ko izo discours zivuga nk'ari kugushimisha we mufana, nibyo ba boss be bifuza, ariko nabo se babyifuza gusa, biri muri politike ngari y'igihugu. Erego nasubiye no muri kiriya gihe tuvuga kiriya gihe u Rwanda rwari rucyubaka, twe tutaranagira n'izo academy, ariko uyu munsi tw'ikipe ya APR noneho ihuye Kativita ari kuzamura guhera ku bana bari munsi y'imyaka 13. Ubu ihuye bafite 13, 15, 17. Abitwaye neza nibo ba promoted bakaza ahangahe Kigali kuyirebera bagahita bajoininga Intare Nkuru. Wumve ko noneho Inyamirambo kuri tapi rouge bahashyize Ngabo nawe azamura abandi bakinnyi b'Intare nabo bakora bataha. Uwitwaye neza kurusha abandi ahembwa guhita joininga Intare za Ruguru. Nuko nguko barimo barategura. So ngira ngo barimo barategura ni projet nziza nkuko bisobanura. Ni projet igomba kubakwa igasobanuka, ariko buriya ikintu kinini cyane erega ibintu byose bituma autour ya communication. Rwango mine de rien ikipe bita APR Football Club ni ikipe ikomeye y'ibigwi n'amateka mu Rwanda. Rwango niba hari na projet irimo irategurwa, ntabwo ari ngombwa ngo bajyane itangazamakuru barisobanure ngo dukura amafaranga ahangaha ngo bazaduha miliyari zinizi tuzadevelopa gute, ariko nimukora ikiganiro n'itangazamakuru, musobanure projet zanyu, musobanure uyu mutoza yahawe izi nshingano, kugira ngo ejo n'ejo bundi urumva Rugaju abantu iyo tugiye tanyuranye n'abafana banyu bajya ku kibuga n'itangazamakuru. Ni nayo mpamvu reka naguciye mu ijambo kugira ngo ukomerezeho, ni nayo mpamvu abafana b'ikipe ya APR buri gihe tuvuga ngo ntago banyurwa nk'abafana b'ikipe ya RayoN Sport. Aba rero niyo cyagajyamo kimwe ari cy'ukuboko, bataba bavuga ati turayikubise, niyo yaba ari igicumbi byabarushije bakabona kimwe. Icyo navugaga mu buryo bw'imiyoborere ya APR Football Club habaye shift, hagiye haba guhindagurika kw'abayobozi n'imiyoborere, ariko ikiza gihari APR ifite nuko stick ihagaze ku mwanzuro wayo n'umwimerere wayo, ko ari ikipe y'ingabo z'igihugu kandi igendera mu murongo igihugu kirimo kirerekezamo.
development muyikore ni byiza, muzamura abakinnyi b'abanyarwanda ni byiza, mubashyire kuri spotlight ni byiza. Ejo bundi Clement natangira gukina muri Egypt, all credit zizagaruka n'ubundi ku ikipe ya APR, nk'uko n'ubundi yagiye Mangwende na Ange Mutsinzi, credit zikaza kuri APR, kuko mwabakuye muri RayoN Sport na bamanzi Thierry bamaze kugera level bageraho, mubongerera ubundi bushobozi then murabamurika ku ruhando mpuzamahanga, izo credit zizagaruka kuri APR. Ikintu nge ngarukaho ni kimwe, ni mu buryo bwo kugira ngo bijye binagenda neza. APR mujya mwumva habaye abanyamakuru bo kuri APR, abanyamakuru kuri RayoN Sport, abangaba batuvuga nabi, batuvuga neza kubera ibintu ibi. Buriya iyo umuntu afite amakuru make agerageza gushaka andi, rimwe na rimwe akayakora mu nzira zitandukanye, akagwa no kubihuha. Ariko irisifiko amakipe yo mu Rwanda azajya agira umuco mwiza wo gukora, ntabwo ari APR yonyine, amakipe yo mu Rwanda mbere ko mutangira shampiyona, mbere gutangira season, ni muhamagara ikiganiro n'itangazamakuru cyaguye, mugitumiremo abahagarariye abafana, mubabwire muti dutangiye umwaka w'imikino, dufite izi ntego, mu gikombe cya Afurika turifuza kugera aha, abakinnyi twazanye bafite iyi calibre twizeye ko tuzabageza aha, hanyuma muri shampiyona tugomba gushaka uburyo dutwara ibikombe byose. Twamusabye ko azajya agira uburyo bw'imikinire myiza, n'ibindi. Ibyo ngibyo bigasobanuka, abantu bose bakagira same idea. Twajya gukritika ngo mwatsinzwe na Marine, tukaba twibuka ngo batsinzwe na Marine kuko yari arimo aragerageza ba bakinnyi batajya basanzwe babona